ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure amen amen amen. babwire ahantu iyi ndirimbo yavuye byagenze bite kugira ngo kera narakijijwe nkiri umusore nari nzi ko nkijijwe burundu ntazongera kugwa urangije urarambara haciyeho iminsi ndagwa ayiwe ndagwa noneho ngusha amazuru n'inda byose kenshi na kenshi umutima wanjye uranshuka ukambwira ko ibyo ndimo ari ukuri nkarenga imisozi nkarenga ibibaya nkahunga ubwiza bwawe nakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko urukundo rwawe rundiho ndabizi neza ntiwandeka kuko mwami wampisemo umutima wanjye waguye isari wahabiye kure yawe ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure igitonyanga cy'amaraso yawe kinkozeho nashira umuma nkozaho ikiganza cyawe haleluya urukundo rwawe runtembemo nakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko urukundo rwawe rundiho ndabizi neza ntiwandeka kuko mwami wampisemo umutima wanjye waguye isari wahabiye kure yawe ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ungarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ungarure aho haleluya haleluya oh gira ibambe data nagiye kure y'amaso yawe nkora ibyangwa n'amaso yawe igitare cy'amahanga ariko urukundo rwawe data rundiho ntago rwandeka ntago rwandekura ngaho nkozaho ikiganza cyawe data
igitonyanga cy'amaraso yawe nicyo cyonyine data cyamara umwuma mfite. Oh, hallelujah. Oh, igitonyanga cy'amaraso yawe kinkozeho nashira umwuma, nkozaho ikiganza cyawe Yesu we, urukundo rwawe runtembemo, nkozaho ikiganza cyawe, urukundo rwawe runtembemo, mfasha. Nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko urukundo rwawe rundiho, ndabizi neza ntiwandeka, kuko mwami wampisemo. Umutima wanjye waguye isari, wabiye kure yawe, ndagusabye mwami ngirira ibambe, ungarure, ndagusabye mwami ngirira ibambe, ungarure. Haleluya. Mana ihabwe icyubahiro. Amina, haleluya. Amen, amen, amen. Babwire ahantu iyi ndirimbo yavuye, byagenze bite kugira ngo iyi ndirimbo yandikwe. Iyi ndirimbo nayanditse, urabyibuka? Babinyibutse. Ntabwo mbyibuka neza, ariko tutagendeye kuko twayanditse, hari igihe umuntu aba yumva, iyo umuntu ari mu bihe bibi cyane cyane biri kure y'Imana arabimenya. So rero mu gihe wumva uri kure y'Imana, wagiye kure yayo, mu gihe wumva uri mu byaha, mu gihe wumva nyine mbese Kristo atakwegereye cyane, niho ushobora kuba wagira ibyiyumviro byo kuba waririmba aya magambo, usaba Imana kugira ngo wongere kugarukeho, kubera yuko ari yigena byose. Mu gihe igukojejeho ikiganza cyayo, mu gihe wongeye nawe ubwawe ariko kwibuka amaraso ya Yesu Kristo, ukemera ko igitonyanga cyawe kikugwaho gusa, biguha kongera kugaruka imbere y'Imana, kugarukira Imana. Reka mbabwireho gatoya ku mateka, ku buhamya. Sasa kera narakijijwe nkiri umusore, urumva? Noneho maze gukizwa, nari nzi yuko nkijijwe burundu ntazongera kugwa. Urangije urarambarara. Numvaga nkijijwe bya hatari. Aha. Urumva? Haciyeho iminsi ndagwa. Ayiwe. Ndagwa, noneho ngusha amazuru n'inda byose. Rero iyo umuntu yakijijwe akagwa, aragwa, noneho hahandi kubyuka biba bigoye. Noneho yijandika
no mu byo atakoraga. Noneho rero iyi ndirimbo yaje muri cya gihe umuntu aba yumva arambiwe ibyaha, avuga ati nkumbuye gukizwa. Ni indirimbo nyine yo kwicuza. Uzi ko kwihana ibyaha harimo nk'intambwe nk'eshatu. Icya mbere ni ukumenya ko wakoze icyaha, kumenya ko wacumuye. Intambwe ya kabiri ni ukubabazwa n'icyaha wakoze. Rero ahangaha nari ndi mu kubabazwa n'icyaha, nari ndi mu kubabazwa n'icyaha nakoze, uburyo nababaje Imana yanjye, uburyo nayibabaje kuko ni igihe kirekire, uburyo nayibabaje, uburyo nagiye kure yayo ntangiye kwicuza. Sasa none iyo urangije aho rero niho ubona imbaraga zo gusaba imbabazi, kuko wamaze kwicuza, sibyo? uri kumva uri kwigaya, winenze. Noneho niho nafashe umwanya nsaba Imana imbabazi. Iyo umaze gusaba Imana imbabazi, ikindi kiba gikurikiyeho ni ukureka iki? Icyaha. Urumva ni intambwe, ahubwo ni nk'eshanu zose. Kwihana ntabwo byoroshye. Rero hari umuntu ukora intambwe imwe, urumva agakora ikintu kimwe gusa, ukabona kanda kuri iyo telefone, kandaho ku ruhande, kandaho, nta kibazo. urumva hari abakora intambwe imwe, ukabona wakoze ngo iyo kusaba Imana imbabazi, ngo Mana ngo mbabarira ngo nasambanye, ejo urongera, nta nubwo hacaho iminsi ibiri, kubera ko ntabwo wababajwe n'icyaha wakoze. Urumva uzajya uhora mu rusengero, Mana mbabarira gusambana, ejo wongere usubireyo, wongere usabe imbabazi, kuko ukora step imwe yonyine, ukora intambwe imwe. Nimba ari intambwe nabyita iki? Ubwo ukora nyine ni step imwe nyine, ukora iya nyuma. Kandi hari izibanza, kubabara, wamara kumenya kwanza, ugasobanukirwa n'icyo wakoze, ukababara, ubundi ugasaba imbabazi, ubundi ukarekura nyine. Urumva aho ngaho uba ubikoze neza. Ngize amatsiko. Ese nkubaze, baza nta kibazo. nyuma y'icyo gihe umaze kwihana, ntabwo wigize wongera ngo ugwe? Bo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikongera kigatemwa kigashibuka. Umusave ntabwo ujya ushibuka. Umusave burya ntabwo ushibuka. Njye ntabwo ndi umusave. Hari igiti kidashibuka. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri Yesu Kristo, urumva ni ibiti bishibuka. Urumva ntabwo ndi igiti kidashibuka. Rero ukimara gushibuka, washibutse ushibutse. Ubwo nabivuze. Urugendo rwa gikristo nuko ruteye, ntazagira umuntu ukubeshya. Urumva kuri iyi si urugendo rw'abakristo ukuntu ruteye, ntazagira umuntu kwishushanyaho. Umuntu akora ibyaha akihana, nta ntungane ibaho. Niyo waba urinde, ushaka kugwa mu cyaha anytime, ahubwo icyiza uzi aho gukarabira. Nyine ibyo ndi kubyumva. Yego, narakijijwe, ndongera ndagwa, ndongera ndakizwa, ndongera ndagwa. Sinzi ko ari ugukizwa cyangwa ari ugukora icyaha. Sinzi ko gukizwa bisobanuye kudakora icyaha. Ari ibyo ntabwo gusaba imbabazi byaba biriho. Ese Imana yakubabara inshuro zingahe? Ubwayo dutegeka kubabarirana inshuro nyinshi, none yo yatubabarira kangahe ko ari Imana? Ntabwo njye nakwishushanya ngo ndi marayika. N'ejo nshobora gukora icyaha. Kubeshya si icyaha se? Kwibaza ku bantu si icyaha? Guca imanza si icyaha? Kunegurana si icyaha? Amena. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Naho indirimbo yavuye. Murakoze cyane. Nsabye Mwami ngirira ibambe, ungarure. Ndagusabye Mwami ngirira ibambe, ungarure. Ungarure. Oh, haleluya. Iyo yakugarura igira umunezero udasanzwe. Indirimbo turayibaririmbira mu kanya. Amena. Imana ibahe umugisha cyane kudukurikira.
amena. Amena. Wamwita Kibibi kuri piano ameze nabi cyane. Kibibi Jado ni umuntu ukomeye cyane. Akaba yitwa Samuel Bitaki from Congo. No Sam, iyo ni solo. Sikiza soliste mwenyewe. Kibibi ndagushuje inyuma ya kamera. Kibibi urani nawe uri gukanda kuri record ya kamera, ari gukora akazi kose. Akaba arimo aranakameresha mikrofone afata amajwi. So urumva Kibibi ni umuntu ukomeye cyane. Kibibi Jado. Iyi phone nayitesha umutwe ariko izicuza nayo. Amen. Reka tube turekeye aho ngaho.